gukomeza rwose uyu mutuzo mufite mukomeze baraza hano ibyo bakora byose barabikorera hano ko bareba neza mugume gutyo rwose neza abafite inshingano yo kugira umukozi w'ubuzima mukore by'uko byiza mubikore kinyamwuga cyangwa mubikora n'agashimira n'agashimira abantu batagiye mu bikorwa byo kugufasha imigendekere myiza y'ibirori dusabe ukuriye icyo gikorwa cyo kugeza ubukwe n'umugeni amasegonda twaguhaye ko ashize bimeze bite neza mubikore neza ibi bintu ni byiza urebye uburyo mwicaye baraza kuza umuntu wicara ku ntebe agahaguruka rero arabakoze amakosa tutavuganye bavuze ngo mwicare baraje ibintu byose babikorera aha ngaha uza guhaguruka biraba bigaragara ko iyo ntebe atayikeneye turayimuvana mu kwica by'abandi bantu natwe abasore dufite bafashe gushyira ku murongo baje hano baraza basanga hano muri serivisi ibindi byose barabikorera hano mubireba umukwe n'umugeni barimo barinjira abamureba bari kuri muri kubegera mwigire hirya y'abadivantisiti umunsi wa karindwi dusabe abantu bose bakomeze kwicara kugira ngo umuntu wese abashe kureba ibyo agomba kureba aba bari imbere yanjye ndi kuvuga kwicara bakumva bisobanura guhagarara hagira umushefu ugenda umvanira aho bariya abantu bahagaze abo bantu bari imbere yawe ntibicare yes abo bantu ntibicare kugira ngo abantu bari inyuma yabo babashe kureba mbega byiza barimo barinjira neza cyane umukwe n'umugeni twamaze umwanya munini dutegereje nabasezeranyije yuko nibagera hano ibyiza byose byaringanijwe barabikora mubireba hano muri kuhabona ibyicaro hateguriwe bagiye kuharukira akanya gato cyane kugira ngo habanze habe akarasisi barenganirijwe n'abagenzi babo ndabona barimo baberekeza kuri ibi byicaro bateguriwe kugira ngo itsinda ryaringanijwe gukora akarasisi mu masegonda make ribanze rigakora imbere y'uko binjira imwicare nk'uko mwahoze mwicaye nimuhagarara biraza gutuma mutareba nabo bagiye kwicara namwe muraba mwicaye igihe mutari bwicare ibirori biryoshye na karasisi nari nsabye ko babakorera ndahita mbihagarika twikomereza izindi gahunda murakoze cyane kugira ngo isibo ryiteguye muri gahunda ya karasisi hagiye kubanza hinjire abana batoya bakoreshe wa munota twabemereye maze abamategeko nabo bakoreshe imibiri yabo twabemereye hanyuma dusoze reka rero nk'uko twari tubisabye itsinda ry'abapasayina nibo bagiye kubanza barakoresha igihe kingana n'umunota umwe gusa babe bashoje hanyuma abamaster guide nibo baraheruka Pastor yajya gutoza Master Guide
nabo bari bayani kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Ni karibu rero aba ni bagenzi ba Jonas bari n'urungano rwe. Iri tsinda Jonas ni ry'abarizwamo n'abayobozi bakuru b'urubyiruko rw'itorero. Nababwiye ko baza kubikora kinyamwuga. Yego sha. Ese mubaye amashyi ntabwo byaba byiza kurutaho. Mugira ngo akeza karahora mwitama hasigaye amasegonda 50. Turarikire buri wese uranga wifuza kuba muri uru rubyiruko ko yakwiyandikisha. Biremewe hatitawe ku idini iryo ari ryo ryose waba usengera, hadashingiye ku idini ryose waba usengeramo. Abashaka kwinjira muri uru rugaga rw'urubyiruko, wegereye umwe muri aba ngaba yaguha amakuru maze ukiyandikisha nawe ugatangira. Basigaje amasegonda 20, niyo mpamvu bari gushaka inzira baza gukoresha basohoka kugira ngo bajye kuringaniza intambwe ya kabiri irimo umukimbagiro bagiye gukora mu mwanya. Igihe baza kuba binjiza bagira mufungure iyo nzira, mufungure iyo nzira. Igikorwa kigiye gukurikiraho ndabizi nicyo kwambikwa umukwe n'umugeni furari mbere y'uko binjira. Nibyo barimo kuringaniza neza kuri gahunda. Ababishinzwe ntekereza bari hafi yaho cyane kugira ngo bazibambike babonereho binjire, hanyuma gahunda zitangire. Hagira umasta gaidi aba bana bari hano agira ahantu aberekeza nuko nakomeje bisaba. Hakurikiraho gahunda yo kwinjira. Ntekereza ko abakimbagizi bari hafi rwose. Nta kindi kiza gusaba ko bitinda. Ndabona bari kubigana ku musozo. Agira umwatagahidi zo hano mwereka telefone andundanyiriza hamwe. Nimwongera kubona abafotozi batabigize umwuga twari muri iki gikorwa hano, telefone zabo muzingusaniriza. Ndabona icyo gikorwa rero kirimo gusoza. Ushinzwe gahunda yo kwinjiza umukwe n'umugeni babiringanize neza, hanyuma nicyo gikorwa kigiye gukurikiraho. Ufite uburyo yicara wese yicare ibi bintu bikurikire mwitonze. Hari abantu bagiye baza nyuma batazi amabwiriza turi kugenderaho. Twasabye ko mudahindura ibyicaro, mudahindura aho muhagaze, mukomeza gutanga uwo mutuzo, hanyuma umuhango ugiye kuba nawo mubashe kuwukurikirana. Umukwe n'umugeni bagihagaze hariya bageze,
ababishinzwe bahuguke babe tayari. Umuntu ushinzwe icyo gikorwa nasabye ko ahuguka. Hano birasaba ko muhuguka cyane. Iyi ni situasiyo biri haye, bisaba ko muba muhugutse kugira ngo ibintu byose bigende neza.
uwo muryango uragumamo mu gihe barimo gutambuka basohoka. Sabe abantu muhagaze aho ngaho kuba mwimuka musubira haruguru igihe n'umukwe n'umugeni baza kuba basohotse, hanyuma ahantu tugiye kongera kuhategura neza. Abo twatangiranye muzi uburyo hari hameze, ubu niko tugiye kuhahindura. Ubu baba abaherekeza batuzaniye umugeni, baba abasangwa, mwese mwari hano umuhango wo gusezerana muteranira abahuje. Atari nambwe Jonas, atari nambwe rwose kugira ngo yihutire kwinjira mu nkera yacu yateguwe. Jonas, shiramo akabaragana gateke kugira ngo wihute kwinjira mu nkera twamaze kukwitegura. Bahagazeho gatoya dusaba serivisi badufasha kugira ngo twirinde Benike iyi nyota n'isaha nyinshi. Abona serivisi badufashe batuzanire ibirahure ndetse n'umutobe Jonas yateguriye umukunzi we. Reka tumusabe ahashyikize Jonas ndetse na Benike. Jona ngaho mubanze banze umukunzi. Beni ngaho nawe di ngaho. Abagabo tugira inyota cyane. Bari n'amarene babafashe asigaye icuruza uburyo umwete. Nusubiza inyuma utazasubira inyuma nawe mu gukunda Benike yewe. Reka bakomeze reka dusabe Jonas